ndagushimira mwami wanjye, ndagushima mwami, ndagushimira umugambi ufite mwami ku buzima bwacu. Ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kunzi icyo ndiko ndavuga, ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo, ndagushima Yesu kunzi icyo ndiko ndavuga, ushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kunzi icyo ndiko ndavuga, ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye, ndagushima Yesu kunzi icyo ndiko ndavuga, ndi mu buntu bwawe singekeranya, urukundo rwawe nimara imbeho, imbabazi zawe zinzana aho uri, wanyujuje ishimwe n'umunezero, kukugira Yesu byamaze inyota, wambereye itsinzi n'igitandara, mbe ninde wonkunda nk'uko ubikora, nta nshuti nzobona ingana wewe, nta nshuti nzobona ingana wewe, oya nta nshuti nzobona ingana wewe. Negereye intebe yawe, zanye ibimazi by'amashimwe, nkuririmbira indirimbo nshya, by'amashimwe n'icyubahiro, ni wowe ubereye gushimwa. Negereye intebe yawe, zanye ibimazi by'amashimwe, nkuririmbira indirimbo nshya,
amashimwe n'icyubahiro bereye gushimwa. umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka. umugisha umugisha abombi n'amahoro adashira, bazabyare bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga, tubasabiye umugisha. data mwiza wo mu ijuru, uko kera washingiye Adamu na Eva, ngwino uyoboremo umugisha abombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. amahoro y'Imana abe muri mwe, amahoro y'Imana abe muri mwe. nk'uko babivuze, nitwa Pasiteri Michel, afite abana batatu. madamu ari hariya nawe yabasuhuza, nazanye na madamu wanjye. dukorera muri paruwasi ya Bugumira, paruwasi Ngendahayo John yakoreyemo umurimo w'Imana. yadufashije umurimo w'Imana mu buryo butangaje, yabaye umuyobozi w'urubyiruko, yabaye muri korali. turashima Imana ko ateye intambwe nziza, ndetse icyo gihe yamisemo nkamubera umubyeyi w'abatisimo. tunejejwe n'intambwe ateye uyu munsi kuri tariki ya 19 ukwezi kwa kabiri 2023. reka duhereze Imana icyubahiro. kumva ijambo ry'Imana, turasoma mu Itangiriro igice cya 2 umurongo waho
wa 18 dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 7 turahera ku murongo waho wa 27. Reka dusome mu izina rya Yesu itangiriro igice cya 10 igice cya 2 umurongo wa 18 dusome manivugana natwe. Imana irema Eva kandi Uwiteka Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari cyo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Duhereye hano mu itangiriro tubona ariho n'urugo rutangirira. Ku basomye Bibiliya ngira ngo abantu ba mbere bashinze urugo kandi batubera icyitegererezo na Adamu na Eva, ariko Imana mbere yuko Eva aza habanje kuza Adamu. Imana yitegereje ibona Adamu kubaho wenyine ntibihagije. Imana yitegereje ibona Adamu akeneye izindi mbaraga. Imana yitegereje ibona Adamu akeneye umufasha cyangwa se undi muntu ugomba kumutera imbaraga, kubera ko Imana yari yabahaye inshingano. Hari ibyo bagombaga gukora muri Edeni, hari imirimo myinshi itakagombye gukora na Adamu wenyine. Imana irareba ko Adamu adashobora gukora iyo mirimo wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Haleluya. Uwo mufasha umukwiriye Imana yahaye Adamu ninde? Neva. Kubera ko hano muri igice cya 2 umurongo wa 18 nidushaka turafata Joni nka Adamu, Ernestina nawe tumufate nka Eva. Kubera iki Imana yabonye ko atari byiza ko Adamu aba wenyine? Ibyo bintu mujya mubihereza agaciro, ibyo bintu mujya mufata umwanya mukabisoma. Kubera iki Imana itaretse ngo Adamu abe wenyine? Kubera iki Imana yabonye ko ari ngombwa ko yoherereza Adamu Eva akamufasha akamusapotinga? Nuko ibyo bagombaga gukora byari byinshi. Ikindi bagombaga kubaha Imana, ikindi bagombaga kuba mu munezero, bagakora ibyo bagomba gukora, bakirinda gutatira inshingano. Joni, kubera iki utahisemo kuba wenyine? Cyo ni ikibazo. Kuki utahisemo kwibera ubusiribateri mirere na mirere kugeza Yesu Kristo agarutse? Ariko ubona si byiza kuba wenyine. Uravuga ati nkeneye umuntu bita Ernestine, ndetse umuhitamo mu bandi bose, ndetse umutoranya mu bandi bose. Nta nubwo wamukuye mu murenge wawe wagiye mu wundi murenge cyangwa se mu yindi midugudu, usanga Ernestine niwe ugomba kwaka urukundo mu bakobwa bose. Si byiza. Uhisemo ko atari byiza, uravuga ngo ntabwo ari byiza kuba wenyine. Watekereza impamvu Adamu yanze kuba wenyine? Ariko Imana naho imivu yatemba ntabwo byabasha gusenyuka. Haleluya. Haleluya. Naho imvura yagwa imivu igatemba, umuyaga ugahuha, akazi nk'ubi y'umuyaga, urugo rwubatse ku rutare ntabwo rujya rusenyuka, kubera ko rwubatse kuri Yesu Kristo, rufite Imana, ruri mu Imana, ntirunyeganyega. Ariko iranzu yo ku rutare kuko harimo Yesu. Urugo rurimo Yesu, urugo rugendwa, urugo rusenga, urugo ruhana amakuru,
urugo rwishimira abashyitsi, ubwo nibwo rugo John na Ernestina tubifuriza. Akubwira ngo nta rugo rusa n'urundi, ingo ziratandukanye, ariko nkubwire ngo ingo zose zihura n'ibibazo, ariko biterwa naho rwubatse. Haleluya. Turi mu isi ihindagurika, turi mu isi igoye, ariko ndagira ngo mbifurize kuba urugo rwubatse kuri Yesu Kristo. Nta rugo rusa n'urundi. Niyo mpamvu John wahisemo ko Ernestine uyu munsi agiye kuba umugore wawe. Niyo mpamvu wasenze Imana, ntekereza ko wanasenze ukabaza Imana ninde twabana, ariko umunsi Imana ikuremeye umufasha ugukwiriye, umufasha utagomba utesha agaciro, umufasha mugomba kumvikana, umufasha mugomba guhana inama, umufasha mugomba guhana ibitekerezo mu kubaka urugo rwiza kandi Imana yishimira. Nkwifuriza kugira ngo intambwe uteye umunsi wowe mucyo Ernestina nawe Ngendahayo John, uyu munsi mugiye gutera intambwe, umwe agiye kuba umugabo undi agiye kuba umugore, mubane akaramata, ndetse niyo mpamvu mugiye gusiga ababyeyi mugatangira urugo rushyashya. Ndabifuriza kugira urugo rwiza kandi urugo rwubatse kuri Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Ariko John na Ernestine narabigishije, numva umutima wanjye urahamanya n'Imana ko ndi gukora ibintu byayo. Nabageni nigishije, numva ndi kumva neza ibyo ndi gukora, numva ibyo ndimo bindimo, numva ibyo ndi gukora bindimo. Nsoza barabizi, twarasenze nsenga isengesho byanga kurangira. Imana ishimwe cyane, mukomere Imana amashyi muyishimire. Hanyuma mwegere hino. Bakundwa cyane, duterane hano imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro gufatanisha John ndetse na Ernestine, uyu musore ndetse n'uyu mugeni. Uyu ni umubano w'icyubahiro, uyu mubano wategetswe n'Imana, abantu bari batarakora icyaha. Uyu mubano werekana gufatana kwa Kristo ndetse n'itorero ryo mu buryo bw'umwuka. Uwo mubano wera Kristo arawushimishije, awubahisha kubaho kwe ubwo yatahaga ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya agakorera ibitangaza cy'ambere. Kandi Pawulo awushimye ko ari ukubahwa n'abantu bose. Nicyo gituma ari nta muntu ukwiye kubikora abiturumbukiye cyangwa atigiriye inama cyangwa abitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zibigenza. Ahubwo Pawulo atugira inama avuga ngo ukwiye kubaka uru rugo akwiye kubikora yitonze, yirinda, yubaha Imana kandi atekereza icyatumye uyu mubano wera utegekwa. Mutega amatwi abari muri telefone, mutega amatwi abarangaye mwumvi impamvu eshatu zatumye Imana ishyiraho ko umugabo n'umugore babana. Hejuru y'ibyo pastor yavuze, nimwumve neza icyambere ko ari kugira ngo umugabo n'umugore babyarane kandi babyare abana babatoza ingeso nziza. Icya kabiri ko ari kugira ngo umugabo n'umugore barindane icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo babane ari ingingo z'umubiri wa Kristo. Icya gatatu wategeye kugira ngo bombi umugabo n'umugore babane bafatanyije umubabaro cyangwa ibyishimo. Muri iyi si byose biraza, ariko muri byose Imana idusaba ko tubana mu bibi n'ibyiza, ntihagire utererana mugenzi we, bakabana nk'uko bakwiriye kugirirana, bari mu mahoro cyangwa bari mu byago. Nuko rero aba John ndetse na Ernestine baje gushyingirwa. Nicyo gituma niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yababuza gufatanishwa mu gushyingiranwa kwera, nonaha yaza akabivuga. Tumaze ibyumweru bitatu nk'uko amategeko y'itorero Anglikani abivuga, tumaze ibyumweru bitatu tubaranga, tubashyira imbere y'iteraniro tuvuga amazina yabo, twifuza ko niba hari umuntu ufite impamvu y'ukuri yaza akayivuga, ubukwe tukabuhagarika. None rero mu masegonda make cyane, niba nta muntu uri buzane impamvu y'ukuri, umwe arabaye umugabo wundi n'undi abaye umugore wundi, reka rero mwebwe kubeko mwese mudateranira aha ngaha tubaha amahirwe. Umuntu waba ufite impamvu y'ukuri yatuma John na Ernestine badashyingirwa, haguruka utere intambwe z'aha ngaha imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro uyivuge. Niba rero
ufite impamvu y'ukuri ukabanza guhaguruka ukaba ucecetse, turagusaba ngo uzahore ucecetse kuzageza iteka ryose. Ninde musaza wa Ernestina uri hano ngo yegere hino tumubwire umurimo dukorera? Tubwire uko bitwa. Nitwa Munezero Yves. Upana iki na Ernestine? Mushiki wanjye. Mushiki wawe. Turashaka ngo duhamirize ku mugaragaro, banza duhamirize ko iwabo wa John nta kibazo mufitanye, byose babirangije. Nta kibazo dufitanye nacyo. Barabirangije? Byose byararangiye. Ngaho shyikira ikiganza cya mushiki wawe, ufate mikrofone uvuze ngo mu izina ry'umuryango ndamutanze mu mushyingire. Mu izina ry'umuryango wa Ernestine ndamutanze mu mushyingire. Jo, akira Ernestine, umuhawe n'umuryango kandi umuhawe n'itorero, kandi muramuhanye n'uzamushimire. Sibyo? None wongere kurekura rero. John, wemeye ko uyu mugeni w'umugore wawe mushingira mu bantu bana bashingiye mu kiguziteye urugero ry'Imana, uzajya umukunda umukuyakuya ari muzima cyangwa arwaye, uzareka abandi bagore bose bari nawe wenyine iminsi yose muzamuramukiraho mwembi? Byemeye ntyo. Ernestine, wemeye ko uyu mugabo John mushingira mu bantu bana bashingiye mu kiguziteye urugero ry'Imana, uzajya umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, uzareka abandi bagabo bose ubane na John iminsi yose muzamara mukiriho? Nemeye ntyo. Njyewe Ngendahayo John ndakwemeye wowe Mucyo Ernestina ko umbera umugore wanjye, dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none, mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye kandi uri muzima, nzajya ngukunda ngukuyakuya, nkumvira kugezaho urupfu ruzadutandukanyiriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Njyewe Mucyo Ernestina ndakwemeye wowe Ngendahayo John ko uba umugabo wanjye, dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none, mu mahoro, mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye kandi uri muzima, nzajya ngukunda nkuguyaguye, nkumvire kugeza urupfu ruzadutandukanyiriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Mana yacu, Imana nyir'ubutwari, Imana nyir'ubushobozi, uyu mwanya Ngendahayo John ndetse na Ernestina bagiye kwambikana impeta, kandi impeta igiye gutangwa nk'ikimenyetso cy'urukundo, ntigira aho iteranirije. Niyo mpamvu bagomba gukundana kugeza Yesu Kristo agarutse. Turasenze kugira ngo izi impeta zigiye gutangwa kandi zikakirwa hagati ya John na Ernestina, uzihe umugisha tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.
nkwambitse impeta nkubahishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose mbivuze nguhaye ibintu byanjye byose mbivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Jewe Mukenestina nkwambitse iyi mpeta nkubahishije umubiri wanjye guhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Mana yiteka muremye kandi muri nzu y'abantu bose turagushimira yuko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe urema ubugingo buhoraho nuko turakwinginze woherereze umugisha wawe ngenda hawe John na Ernestina kuko John abaye umugabo na Ernestina akaba umugore abo dusabira umugisha mu izina ryawe kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano aba ariko na bo ubashoboza kuri indahiro barahiye n'isezerano base. Iyi mpeta itanzwe kandi ikemerwa nicyo kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya bajye babana iteka bafatanije mu rukundo n'amahoro biboneye rwose bakurikiza amategeko yawe tubisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu amina. Abimana yafatanyije hamwe ntajya umuntu batandukanya. Abimana yafatanyije hamwe ntazagira umuntu batandukanya. Abimana yafatanyije hamwe ntazagira umuntu batandukanya. Kuko kuyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri John ndetse na Ernestina bahuje umutima kandi bambikanye impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo mu ruhame rwa benshi imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro. Niyo mpamvu ntangaje ngo uyu munsi John abaye umugabo wa Ernestina kandi Ernestina nawe abaye umugore wa John mbivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amashyi n'impundu ku Mana. Reka nsabe pastori yegere hino, reka nsabe abapastori bari mu iteraniro aho mwamusengera hose itorero wamusengeramo ryose uri umupastori warobanuriwe uyu murimo wegere hino. Nsabe ababyeyi, umuntu wumva ari umubyeyi abyiyumvamo kuko hari ababyeyi batabyiyumvamo ariko ukumva uri umubyeyi. Tugiye gusenga isengesho rya kibyeyi turisabira aba bana bacu. Umuntu wumva ari umubyeyi niyihute hano kugira ngo aze dusengera aba bana, mwihute. Umuntu wumva ari umubyeyi nazi, ntugire isoni aho waba usengera hose ngwino upfa kuba uri umubyeyi. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Oh, amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Amashimwe n'ayawe yewe Mana wagize neza. Murabizi ikintu uzi
wakwifuriza umwana wawe, ikintu uzi wakwifuza cyiza cyose, tugiye kurambura ibiganza nk'ababyeyi tubatureho umugisha. Kandi umugisha turi buhature kuri bano bana John na Ernestine barawuhabwa. Muzamure ibiganza mwese tubwahundagazeho, muzamure ibiganza. Tugiye gusaba Pasiteri Konsensa atuzamurira isengesho. Witeka Mana ishobora byose, data wera wo mu ijuru, Imana yagize neza igatanga aba bana kandi bagakura neza bakagera kuri uyu munsi, umunsi w'icyubahiro, umunsi bahejeje ababyeyi ishema, umunsi w'umunezero. Turabasengeye rero kandi tuzi yuko icyo dusaba turi hano mu nzu yawe, icyo dusaba turi imbere yawe, icyo dusaba duhuje umutima turabizi kucyumva. Mwami mwiza, tubasabiye umunezero, bavuye hano mu bikurikiraho byose bagira umunezero. Tubasabiye umunezero bageze mu cyumba cyabo, tubasabiye umunezero mu mibereho yabo, tubasabiye umugisha, tubasabiye umugisha mu rubyaro, tubasabiye umugisha mu matungo, tubasabiye umugisha mu mirimo y'amaboko, tubasabiye umugisha ku babyeyi, tubasabiye umugisha ku nshuti, tubasabiye inshuti z'umugisha, tubasabiye urukundo, tubasabiye gukundwa na bose, tubasabiye kubana neza n'imiryango, tubasabiye kurindwa ibibi byose byakwinjira mu rugo rwabo mu izina rya Yesu. Bagirire neza rero Mwami, ubahe ubuzima bwiza, ubahe ibyo ubona byose Mwami bafitiye umumaro, ntihagire na kimwe ubima Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Mukomere Imana amashyi muyishimire, tuvuze impundu. Musubire mu byicaro byanyu kandi mwese Imana ibahe umugisha mwinshi ndabashimiye mu izina rya Yesu. Ngo nimwicare vuba vuba kugira ngo murebe. Hallelujah. Nami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami Mana yacu we, Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami Mana yacu we, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami Mana yacu we, Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami Mana yacu we, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Wasezeranije John Mana we kuzamuha Ernestine, Mana we urabikoze. Wasezeranije Ernestine, Mana we kuzamuha John, none Mana we urabikoze. Mwami Mana yacu we, Mwami icyo wavuze we
icyo wabuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza mwami mana yacu we icyo wabuze mwami we mwami mana yacu we twese mwami mana we icyo wabuze Sohosa mana yacu we Mami icyo wabuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa we habwa ikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye wowe ntujya uhemuka wowe ntujya uhemuka mana we ukoze isoni habwa mana so mana yacu kuko dushima tugiye kubakoresha uyu murimo reka bakomeze baririmbe hanyuma uyu murimo bakomeze bawukore kandi ndabizi ko muri kwihuta mukore mwihuse kugira ngo tugire umwanya wo gusoza karibu rero mwihute haleluya iby'Imana ikora iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo zino iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo zino iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora kugira ngo ibyo bakora byose babere umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. tuzaba we tuzaba ibihumbi turamye
ishimwe Imana ishimwe. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. 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 Imana ishimwe Imana ishimwe. uyu